Masaje afite ivarisi. Hari aho barimo bararasa amasaha ya nimugoroba. Ukabaza yirukanga afite igihunga. Polisi zitezamo. Ya filime sasa. Mugabo yiruka. Za ku kamodoka. Itema akoba. Nakubwira cyane premier wumva. Ira cyane giti business group kuri bitandatu byawe. Mwanda. Fuck! Victor, calm down. Victor, twagwamaga kuva kare. Proceed to the extraction point. Ati itegura ujya turi mu gutorera. By for instructions. Nuhagera utegereza further instructions cyangwa se mabwira turi muguhe y'uburyo twakuvana aho ngaho. In the case. Ese waba ufite umuti mu kavarisi. Do you have the cure in the case? Ari muramubaza n'umuganga. Fucking dead, man. Mana abaganga bose twari kumwe bose bapfuye, they are fucking dead. Everybody's fucking dead. Buri wese yabamuhitanye. Muganga afite umuti wa virusi. Confirm that you have the cure secured. Banza mbere na mbere ubwire, please confirm that you have the cure. Mbere na mbere banza ubwire ko ufite umuti kandi uwo muti utekanye. Yeah, we have the fucking cure, but where's the fucking meeting point? Ati mwana nta muti nari mfite ariko hari akanama. What the fuck? They killed everybody in the... Abantu bose twari turi kumwe mu kanuza mu kanama bose bagomba muganga bagenzi banjye babarase kurira baratwara. Abandi bose barabarashe. Victor, pull over in front of the white building. Ngaho parika imbere y'inyubako y'umweru. See personnel is on the way. Hari umuntu ugiye kuza ngo byihutirwa. Hano hantu se paritse ni. Muganga baramuhereza. Is everything Victor. okay? Ibintu byose bimeze neza cyangwa. Guys, we've got an unidentified. Umva turimo turabona hari umuntu uri kwegera umuganga turi kumenya kuri satelite ntabwo tuzi ngo ninde Case is exposed. ariko uko biri kose varisi barayitwaye iri mu muti. Ndakubwiye intambara iriho muri iki gihe abantu bakora amavirusi barangiza bakagurisha imiti. Filime yiswe The Cure. Muganga iryo joro rimwe umuti wa virusi barawumwibye ariko wawibwa n'umuntu utazwi ariko ari bavuganaga mbaza ngo ese urishobora ko ufite umuti. This mission is of utmost importance. Hano hari umusore babwaga ati iyi misiyo tugiye kuboherezaho yo ni ingenzi birenze. You're gonna have my own personal SEAL team. Atari kusibya ko ngiye bwa abasore banjye SEAL team yanjye. Chipe y'abasoja. You're gonna have an off-the-record F-35. Ati uko byamera kose no muri F-35 uraza gutanga raporo. Ezana raporo. They're covered. Ati ibindi byose ndabigwa biri covered. Abintwaro abiki byose ndabigwa byuzuye. Haruhaga umusore misiyo. That's right. Nibyo nta nibindi kandi. This mission's about the cure. Ati misiyo ngiye kugwa niyo kujya kugarura umuti. Not that other treatment that loses potency over time. Ati ubu n'ubuvuzi tugiye gushaka tumaze igihe turimo turahiga twabuze. This is the miracle cure. The one Ati uyu no muti avuga ko ari umuti w'igitangaza. This is the miracle cure. that's gonna take away all traces of that disease in your daughter's system. Ati rwose uyu no muti uzavana uburwayi buri mu mubiri w'umwana wawe. Ufite umwana w'umukobwa mugeze afite ya virusi. Then when this mission's all done, Iyi misiyo rero numara kwirangiza. hell, maybe one day you can be sitting across from your daughter just like this, right? Ati wende umunsi umuze cyane umwana w'umukobwa kuri table musangira mwishimye. This table. Nawe yarakize ameze neza. She's eating a big old ice cream sundae. Nawe azaba arimo ararya ice cream nk'abandi bana bose nabanezerewe. One day and you look in her eyes and you see those eyes full of life. Ati rwose bizaba ari umunsi mwiza ubwo uzicara mu maso y'umwana wawe uriya mu maso yahuzuyemo ubuzima buzima. And you're gonna be very thankful. Hari ukuba ufite ubuzima ariko atari ubuzima buzima. Ati uwo munsi uzicara n'umwana ari kurya ice cream umureba mu maso uvuga ati koko umwana wanjye afite ubuzima buzima. Urumva That I put you on this mission. kandi ari benshi bazagushimira kuko uzaba warangije iyi mission. Bwatinze hari zazaga. All right, gentlemen, Sawa rero basore. let's go online. And our satellite is live. Ati twitegure ndimo ndabara amafoto yanyu kuri satellite. Coordinates live. Ati rwose muri murayegera. 2 days ago, our lab in Los Angeles has been Ati iminsi ibiri laboratoire yacu ari muri Los Angeles yatatswe n'abasirikare. attacked by militants hired by Yatatswe n'abarameze nk'ari abasirikare ko baye batumwe n'abakompiyuta cyangwa se abantu duhanganya mu bucuruzi bw'imiti. competitors. Our Ubwe buri amasoko akora imiti cyangwa se za pharmaceutical company zirahangana kubera ko umwe akora virusi abandi bagakora imiti n'abandi bagakora imiti. Ugasanga bo baremye virusi bayishyize hanze. Abahitanyene imibare bariko bakarwana no gucuruza iki imiti byo murabizi ni bisanzwe. lead scientist managed to escape with our asset Ati hari umuscientist umwe wagerageje kuba yacika. intact. Uwo mu scientist ni ufite virusi. Unfortunately, he
was ambushed and the case has been stolen by this individual. Tusibye yuko ngo uyu scientist yacikanye virusi nawe ntibyatinze uryo joro rimwe n'iminsi ibiri ishize baramurace yitwa n'uwitwa Maxwell Powell. Maxwell Powell niwe wibye virusi wifite. Mr. Powell has wasted no time in negotiating the sale. Usibye ko uyu mugabo Maxwell Powell twaramamaga ngo twaregosiya nawe turabura icyo yaduha umuti yarabyanze. Property to our competitors. Ariko tuvugira hagiye kuba yahura n'abakompetitors cyangwa se abandi duhangana isoko bajya kumvikana bamuha amafaranga aba uwo muti. Maxwell Powell niwe wibye iki virus niwe wibye umuti wa virus. Rendezvous buyers at their head. Aho tuvugana hanga mu masaha 9 bwuzuye mu minota 35 amaze guhura n'abagiye gukora iki kuba bagura umuti. Quarters within the next 35 minutes. Mu gukora ibicoboka mu minota 35 badakunda ko aba yahura nabo mwe mwamaze kumwambura umuti. Your mission is to intercept the sale and bring my case back. Basore banje mission yanyu bahaye nta yindi n'ukumutangira mbere yuko ajya gukora iki guhura n'abaguzi cyangwa se abakompetitor bacu mukamwambura iriya case irimo umuti mukayigarura. Bruce, you'll drop Noah at his delivery point. From there on, Bruce araza guparika gatoya and he'll proceed on foot. Mugenzi wawe araza kuva mu modoka aca muri iryo shyamba n'ibirenge nk'uko muribona kuri satellite. Shortcuts and should be we araza guca mu nzira z'ubusamo checkpoints. Agende abatangiye kuza checkpoint. Bana yakabona baramubwiye uwitwa Noah. You will push Mr. Powell to checkpoint Alpha. Ati uwitwa Rip awaraza kuvamo ugende utangira imodoka yande ya Powell umuteshe kugira ngo ave mu modoka mugenzi wawe nawe uri manuka n'ibirenge amutangira imbere ahita mukora iki amwambura kavarisi. Delta team, your orders are Delta team mwica musabwa no kuguma mu modoka nta mwivange mu ntambara paka mubonye biramutse bizambye gatoya nibwo mwahita mwivanga mu ntambara. Sawa nyakuba turakumva ntago turi bwivange mu ntambara misiyo bari kugenda bumva yoroshye umwe arava mu modoka ajya manuka n'ibirenge ace mu ishyamba undi ase nk'ubatesha gatoya mugenzi wawe ahita yitambika mukore cyangwa mwambura kavarisi. Yamane ibintu biroroshye tugiye gufata umuntu umwe tureta dutaha barumva misiyo yoroshye dizi. Roger that. Saa turabyumva Roger that baratatana hano baca hakuno abandi bakomeza harya bafitemo n'indege 566 or 59 Sapphire uranyumva. This guy should provide you with any updates. Toraguma mu kirere aramutse hari ikizambere ko twakwiyambaza. If you need to take your doses, do it now. Bibaye byiza mwese mufite virusi mu mibiri yanyu mufite ya miti mutuma mumara amasaha 24 muyitere hakiri kare. Bose virusi barayanduye ariko afite imiti igabanya ubukana urabona iyo witeye hano ahitaza isaha y'amasaha 24. Taking your shot, man. Mwana wakwiteye urukingo se. We have 2 hours, bro. Mwana ndafite amasaha 2 imbere nta cyihutirwa. Before you take it. Shakuza kwitera usagaje amasegonda 10. Uwo mura mwana. Amuti turaba twahubonye. Things aren't cheap. All right? They're actually quite expensive. Mwana uyu muti urahenze twitonde. Tayara bari mu ndege nabo. Uyu nawe afite virusi muri we. Agiye kwitera wa muti ugabanya ubukana bwa virusi banga kujyamo. Base, my syringe is malfunctioning. I have less than... Umuti wanjye ntabwo urimo urakora kandi sigaje minota 40. 40 minutes is plenty of time to... Minota 40 ni myinshi bagarutse hano ku kibuga cy'indege. Turaza kugutera umuti utoje bana nta kibazo. Bazi ko misi minota 40 baraba irangije. This disease. Ati uyu muti uzarimbura iyi ndwara burundu. But before we can do that, ariko mbere ko tubikora, we must succeed today. We must succeed today. Uyu muti turasabwa gutsinda. Noah, your daughter's counting on you. Ati mukobwa wawe niwe yiringiye. Noah arangije avayo. Noah nawe babwiye ngo araza guca y'ishyamba amanuka n'ikirenge. Bagabo n'abakomanda simbuka mu modoka igenda we. This monkey gets all the action and we get to what? Dick around? Bana basenze bajya gukora mission tukuma mu modoka dutegereje paka. Aba Delta team baba babwiye ngo baraza kwivanga mu ntambara uko byakomeye. Uyu ne babwiye ngo aze guca iki y'amashyamba. Bana baciye amashyamba. Bana bategereze mugenzi wabo hehe. Ugasoze. Tugaturi muri position. Bana ba Delta team nabo bashyiramo baritegura. Tibikoresha. Bana babwiye ngo bagume mwikamyo yabo paka. Bombeje byakomeye. Now we wait. Abo turategereje. Okay. It's an ancient piece of shit. You should have brought the scar. Mwana ntabwo wakwazanye umuntu nabwo bakabaye wazanye inkovu. Hano aro babwiye ngo ategereze mu modoka ze gukora iki? Wa mundi w'ibyo virusi witwa Maxwell Powell
naca hano ETA 2 minutes. umva mu minota ibiri arabaguciyeho atwaye imodoka yo mu bwoko bwa BMW British Motor Works cyangwa se BMW nawe ashyiramo isasu. In your position. Target in position. Agira umuziki wa stand music nawe arayicanira abonye umugabo ufite akavarisi aciyeho nawe arakurikira tayari cyakubwiye hano hey Heading west. arimo arerekera mu burengerazuba namwe mukurikiri heading west. Noah, target at 3 o'clock. musore muto 3 o'clock bite nawe ukurikiye nawe ukomeza mu burengerazuba bwa cyangwa mu burasirazuba tayari hari waciye amashyamba uyakurikira aturutse inyuma tore. Go ahead and smoke him. Reaper gira vuba muhagarike bana y'igikoresho we ko filime tuyitangiye nababwiye uyu munsi nabaha show aracyari the premier wada for real midaya today the premier Sankara aya bakubwiye virusi yabaye bararwanira umuti we ubu wanazagenda muri laboratoire Coming in from the right. we tagati yawe iraza guturuka iburyo bwawe musore mutoya itegereje vuba vuba nawe witambika mu muhanda no wavana y'igikoresho we bari bunduki. Time to intercept 10. Amasegonda 10 arabahingutse abarababona yakura umuriro the premier nakubwiye Target is still. ndamuskwase aracyari mu nzira agenda we imodoka ziriruka bari mu muhanda y'imisozi baniga arakurikira ni Noah umukobwa nawe ararwaye we bajya binjiye mu buvumo tangira imbere y'ubuvumo n'abacizi musama we tayari musore arabangutse dore icyo bita siporo we bagabo imodoka icyo batwaye baracumva mister icyo batwaye baracumva icyo bita ikankari mister twaye BMW abayita BMW ndakore pamu bikura ariko si yuko bagabo bakoze virusi nyuma yo gukora virusi banashyira umutima niwo bashaka gushyira ku isoko. Target reset. Scanning. Give me 10 seconds. Update. Wasare mutoya itegura mu masegonda 10 ugeze kuri waypoint About 2 clicks along. turimo turamurebera kuri satelite bari mu misozi Take the path on your left. we cy'ibumoso bw'ahantu herereye nibwo uri batangira imbere gatoya bagabo bateguye intambara we barapfa umuti bakoze virusi Noah, you umuti niwo bashaka gushyira ku isoko. Musore muto irukanga kuko umuti w'umwana wawe uyu nafite agakobwa karwaye virusi iri mu maraso yako gomba abona umuti afite impamvu abikora we bita impamvu abikora bagabo bica bita umuriro virusi bari intambara ziriho we icyo bita economic war Point Bravo. we checkpoint Bravo mwitegure namwe arongera batangirira imbere namwe Bruce namwe mwitegure inyuma ya mugenzi wanyu dore icyuma we nakubwiye uyu munsi ndabaha show bicara mu muhanda bicara mu muhanda mugenzi wabo nawe ari hano bamucaho bose ekipe zimwe Right now, shoot him! Let me show you we what murase piece of shit can do. aka ni akantu gatoya rishyiramo nakubwiye Sankara yiteguye kubasha uyu munsi uraba magazine wongera urodinge we vuba vuba kagabo gatwa gafite virusi nabo gafite umutima ko ntago ari buranga kihagazeho nk'imbwa ry'uruhu nasi umusenzi sha mwana murase barasa shoferi ufite umutima we yihagazeho barasa shoferi arasa n'uwari kumwe na shoferi umwiye ariyo bambaranye yabo data we siri kwantegere dore icyo bita kabarangari yebwaga data we inambarira nambarira aha we barapfa umuti uyu nawe imodoka y'abagenzi be habuze gatoye yebwe data we Is approaching checkpoint Bravo. umva ntabwo umugabo muramufata turi kumara kuri satelite haguruka musore mutoya Noah umugabo aracyari imbere akurikiwe na mugenzi wawe River niwe ukurikiye arangije ajya mu muhanda arabatega Reaper, you're gonna be in the car. River agenda agace ya mugenzi wawe ari imbere ya etarasi uwo mugabo gira vuba vuba akiza tagati mena agatuza n'agatobagura mena agatuza tayari imodoka irenga imanga dore imodoka iyo wari wibye umuti nakubwiye aracyari samano ubu niyo yarangira mwaryohewe
Sapphire 1, you're confirmed to get back to base. Wa mukobwa muto uri mu ndege utatagaruka kuri base nabona intambara irangiye. Mission accomplished. Sigaje bataba kunyana 7. Mane himbazwe. Uyu nawe amanuka aca munsi y'umanga y'umusozi. Taza hakuno. The river. Mwongera mandi ntanyurwa. Na muzimu wawe utazagaruka. Uyu nawe Noah vuba amanuka umusozi ajya kura mugenzi we. Oh, you did really good out there today. Basore Noah mukoze neza aho hasi. Mwitwaye neza mu kibuga. Reaper's gonna bring you back to base. Ndashaka umutima ugaruye kuri base nona. Promised you. Mukobwa yenda aza kumutabara ndabigusezeranya. Urakoze afande. Give me a secure line to Reaper. Ndashaka munshiro umurongo w'ibanga mvugane na River. Fanda aravuga munshiro umurongo w'ibanga. Hano yavugiraga kuri ku murongo bose bahuriyeho nk'abantu ya mission. Araje aravuga ati bamwe umurongo w'ibanga avuganiraho nande na River. River ni ufite kano gaci gakesi karimo umuti. River zana umuti. Uzana mu modoka. Reaper. Noah's closing in on your location. Ati Noah mugenzi wawe arimo araza ahantu herereye urebe fande. Now I told him that the cure is for public release. Namubwiye ko uyu muti turuwe abaturage bose bagakira public release. But you and I know very, very well that that's not gonna happen. Ariko nge nawe turabizi ko uyu muti tutarubuhe isi yose kuko turashaka kubyaza amafaranga. Arimo arabwira uri mu modoka babandi batumane ku murongo w'ibanga. I need you to take him out. Ndashaka wice Noah. I understand, sir. Ndabyumva nyakubahwa. Fanda itabwira ufite umuti ngo bagenzi be bose abivugane harimo na Noah. Reba kugambanirwa ku nyimisi irangiye. Avuyeyo Noah nabaza rwose misi irangiye. The case, huh? Nyuma na nyuma wabonye varisi mu muti. Yeah, man, you did good. Man ukoze neza bro. Ashiramo fire mode. Abazi by'imbunda buri imbunda ntabwo wapfa kurasa utamanuye buto ya fire mode. Yeah, man, you did good. Koze neza mwana arangije murebe kandi agatoki ashiramo fire mode arabibona murabye maso arahinduka menya yuko yagambaniwe arayizamura nawe atayizingura reba filime sasa ngiye kurasa manigara kwe parabangutse ni Noah bakozanyaho Noah tayari magazine yashushe munda yashushe uyashiramo indi magazine Noah abonye amasasu yakuruye Noah kiri igitsi ukurikiza umuriro nka cya gitutsi kagabo karabangutse manigara aracika manuka ku manga y'umusozi genda shinga imbavu ku rutare cyawe manuka cyawe datawe shinga umugongo ukurikiza amasasu ndakubwiye ibintu nk'ibi nta muntu wizera ubundi. What the hell is going on? Mwana Reaper bigenze bitaho ngaho. He's gone, sir. Arancitse fande. Jesus Christ. Mana nyagasani Jesus Christ. You just bring me my case. Zana imfunguzo zanjye. Muhigu wa musenzi. Sir. Bakira. Targets are Nyakubahwa. Corner. Abari baje kugura imiti turabona bafite imodoka nyinshi. Imodoka 9, 12, 15. Zirimo ziraza zegeraho Reaper ari kandi Reaper ni ufite umuti. 3 tells me enemy personnel. Reaper na muri ya mafoto afata kuri satellite. Umwanzi arimo araza aho ngaho abari baje kugura umuti banza baje kukwiba. Abanye ko agomba kubahereza koze iki atahageze. Barimo baraza aho ngaho. Yeah, aracyarisa Canada Premier umva. Narababwiye ngo ahantu honyine wasanga ibikoresho byo mu nzu byiza kandi bigezweho by'ikinyejana ni muri Kwizerwa Arts Furniture hariya ku Gisozi. Intebe nziza, masaramanje, bitako yo mu nzu, amagari de robe, ibitanda. Buriya nta kintu cyoza kubona umuntu ari umusirimu ariko atuye habi cyangwa se afite ibintu byo mu nzu biraho bigoswe. Rero Kwizerwa Arts Furniture yaje ari igisubizo ku banyarwanda ndetse aho waba uri hose. Wowe tanga komande tuyikugezeho vuba cyane byihuse. Kwizerwa Arts Furniture. Ibaza n'abantu usanga aravuga indi nanjye abanyarwanda urumva kambasangiza ibyiza. Nta mpamvu yo kubyihererana. Nawe ndebera intebe z'ikinyejana. Saramanzi byiza cyane. Hamwe udaterwa ipfunwe no kwemvita abantu iwawe. Kubera ukuntu haba hasa. Channel byinshi bihatandukanye ni kuri iyo nimero wahamagara Kwizerwa Arts Furniture cyangwa se no kuri IG kuri Instagram udusajya kuri Kwizerwa Arts Furniture. Elle est venue du ciel, elle est ma jolie.
ikaze muri Vibratas Plus Limited. Abagabo mu gihe byo kurangiza vuba twabadabagije ngiyi product ya Sanya Powder ibavura mu minsi 10 gusa. Abafite igwingira y'igitsina hano hari ibinini bibavura vuba byihuse iminsi 30 yonyine. Burya rero ngo ukomye urusyo ku maningasire niyo mpamvu abakobwa n'abadamu twabahaye product nziza cyane hano z'umwimerere. Sweet Mami hari 4-in-1 all infection solution, ni product zibavura babane bari imihango babara bageze mu gihe cy'uburumbuke, izi bavura vuba byihuse. Ikindi none burya abaganga yabashakanye ntabwo yagira neza, hariho kwiyongera kw'ibiro byinshi bikabije. Niyo mpamvu hari ibinini bya loose weight tablet kandi bibafasha mu kanya nk'ako guhumbya. Mushaka gusohoka musa neza, mushaka kujya skin nza ikeye byanyabyo ngi Marathon oil, hari licorice oil, ni amavuta meza atangaje abavura ibiheri akaba skin nziza inyereye buri bugaragara. Udushaka kuduhamagara kugira dukorera ngiyo nimero kuri screen yawe 079 16 45 382. Dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Mike floor ya mbere umuryango ni 23. Ushaka product yacu utagezeho dukora delivery. Abari mu ntara mwishyura kuri kode yacu mbere, abari muri Kigali rwose nagvuba byihuse motara wacu kabagezeho mu kwishyura abagezeho. Platforms zacu dukoresha hari Instagram Vibratas rwa Facebook, Vibratas rwa YouTube channel yacu ni Vibratas TV. Murakoze cyane murakarama. Dore ibintu bituma umugabo n'umugore bashakana: kubyara no kwagura umuryango, kugwiza ubutunzi, kugakubita ndetse no gukora byimazeyo. Uretse ko ino minsi ingo nyinshi byamaze kwanga pe kuko urwego rw'imikorere rwagabanutse. Niyo mpamvu Mega Global Market yakuzaniye products zikorwa n'inganda zikomeye nk'izo muri Amerika, India na China, zikatugeraho hano ku cyicaro mu Rwanda, aho bagufitiye nka Best X Power Coffee for Men ifasha abagabo gusubirana ikuzo bahoranye mu gitanda ikanabungabunga ubuzima bwa prostate. Sibyo gusa kandi kuko bagufitiye izindi products nyinshi nka Best Lady Care ifasha abagore kugira ubushake, ububobere, ikanaringaniza imisemburo. Best Fish Oil ifasha kuringaniza umuvuduko w'amaraso. Best Brain Booster ifasha ubuzima bw'ubwonko. Best Men Prime ifasha ku buzima bw'imyanya myibarukiro ku bagabo harimo prostate n'ibindi bice. Best Brain Gummies ifasha gukura neza ku bwonko bw'abana ikarinda no kugwingira. Naho abafite umubyibuho ukabije bagufitiye Best Fit and Detox Tea, icyayi gifasha gusohora imyanda mu mubiri n'ibinure bidakenewe. Dukorera Kicukiro Centre urenze ku karere ku nyubako iriho ibyapa bya Mega na Goodrich ahazwi nko kuba Dezami. Waduhamagara kuri 0788 307 794 cyangwa 0788 302 773. Ndakubwiye Eric Tech yaje nk'igisubizo ku banyarwanda. Nari mfite ibibazo by'ibikoresho byanjye by'ikoranabuhanga byari byarananiye pe. Ariko aho nagereye kwa Eric Tech ibikoresho byanjye byose by'ikoranabuhanga karakemutse. Eric Tech ubu ndishimye ni wabyumva. Kwa Eric Tech bazananjye sanga arajya gukoresha. Tubafite ibikoresho ni naho tugurira ibikoresho byose za laptop, desktop, amakamera zino za CCTV cameras yabiri by'amanyarwanda ndetse n'itagendanwa cyangwa desktop guhera ku bihumbi 80. Ntabwo ari ibyo gusa, tubafite CCTV camera zicunga umutekano wawe cyangwa se mu kazi kawe. Ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byananiranye tubikora mu kanya nk'ako guhumbya bikaba bishya mu masegonda make cyane kwa Eric Tech. Akira abanyeshuri bashya mu bijyanye na IT, electronics ndetse kandi igitangaje kwa Eric Tech bigisha computer ariko ku mafaranga make cyane n'ibindi ku giciro nk'icy'umuneke hagati y'isoko na station cyangwa se mu mujyi kwa Rubangura. Ni mutugane tubafashe kuko dufite ibikoresho byongera ubumenyi bwanyu. Amarembo yacu arakinguye. Ku bindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Nimero nizo ngizo 0782510099 Eric Tech niwe muvugana. Noneho urumva ibaza nawe Sankara mbavuze ni banyarwanda mujyana abana banyu kwa Eric Tech bakora iki?
bahinduke ba Bill Gates biga computer quand même encore présent. Waba ushaka kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga zawe, waba ufite YouTube channel ushaka kongera aba subscribers na views bitakugoye, waba ushaka kongera aba followers bawe kuri Instagram na TikTok, like, comment ku mbuga nkoranyambaga zose byarakemutse. Jya ku rubuga www.twika.smm.com aho bagufitiye uburyo bwo kubona aba subscribers n'aba followers banyabo kuri izo mbuga zose mu buryo bworoshye cyane bitakugoye, maze nawe ugatangira kwinjirizwa n'imbuga nkoranyambaga nk'abandi bose. Kubijyanye n'ibiciroho ni nkaho ari ubuntu, wigira ikibazo, kandi aba followers n'aba subscribers aba ari abanyabo. Byumvikane ko ibyo uzajya ukora byose bazajya babikurikirana umunsi ku wundi. Ubu buryo burizewe cyane kandi burakora neza ku bantu bose bari mu Rwanda 100%, aho ushobora no kwishyura ukoresheje mobile money cyangwa cryptocurrency. Twigisha kandi tugatanga ubujyanama ku bijyanye no kubyaza umusaruro internet n'imbuga nkoranyambaga, gukora monetization kuri YouTube, Instagram, Facebook n'ahandi. Ku bindi bisobanuro mwabariza kuri nimero muri kureba kuri screen yanyu nona. Reba filime sasa. Nambarira cyakomeje. Shaka buryo cyava ngaho. Haje kombo y'imodoka nka 10 dore bimisiri. Chewe gadata we. Gotta get out of there. Go. Ripa vahonga onona abaje bafite igitwi gikoresha. Bafite bakora bunduki na mtoto wa bunduki. Bavayo. Ho! Aya. Ripa afite nyirukansi. Fite imodoka yirukanka we. Raka. Nawaratangira. Bakabwa nayo yari marasubira kuri base. Sapphire 1, we gotta sit you. Sapphire 1 tumwe situation itari nziza. Bikunze basubira inyuma. Backup for Reaper. Dokeneye kutanga backup cyangwa se umusada kuri mugenzi wa Reaper. For me. Hari abasenze baje kumwataka. Bakabwa reba iminota sigara isiga 21. I need my next dose as soon as possible. Nene koko banera indi dose. You just turn around, take I will double your pay nakukwira amafaranga ngo bakwishyura kuri mission. this problem. Are you fucking serious? Utomva uri serious? I just completed the mission. Mission yari yarangiye. I'm gonna land. Have my shot ready for me. Ngomba kurandinga na minota sigaje. What I'm telling you to do, you are not. Mukobwa wenye ndifanda ukurikiza ibyo nkubwiriza ntabwo negeka. Sobira inyuma ugenda utabare mugenzi wawe se tu. Get it done before it's too late. Ahubwo ugenda utabare amasaha atarakurengana. Kumbano wari wacitse. No yamenye ukuri ko rafandi wawe yabavuyemo. No waratangira. Kumbe mugenzi wabo Reaper nawe arabamutangiye. Basanze tumwitana cyamana nawe. Reaper. Sapphire 1's gonna take care of this one for you. Sapphire agiye kubikurikira naje kugutabara. Amenye ko mugenzi we indege yaje. Tayare. Indege yaje irasa. Indege yaje. Baminjira mu masasu. Ewe mwitunga we. Indege yaje caho. Nambarira. the rest on his own. Ibindi Reaper uratse Reaper abyitaho. Urakoza bakubavanye mu nzira. Ahubwo kurikirana mugenzi wawe nde? Mugenzi wabo Noah. Wigize ikinani. Batanya kwesha ko Reaper nako Noah ari wigize ikinani. Umbe Noah. Aya mashyamba yarasanzwe yazi. Hari nawe yagiye atsimba imbunda mu buvumo. Arapakira nawe. 60 seconds. Mu masegonda atarenze 50 navuga umuntu tunga bugeze kuri Noah nawe umuhitane. Babwira uw'indege. Noah apakira ibikoresho. Noah hano yarasanzwe hazi. Yarasanzwe afite imbunda mu buvumo. On the target. Umva Noah ndimo ndamureba kuri target. Ari hafi muri ayo mashyamba w'imwivugana. Noah avana ibikoresho. Noah ari maraza. Tayare! Misire data we! Misire ku mutwe. Habura gato. Habura gato. He's still moving. Okay, continue engaging. Utaramupima nutegereze. Kuba wacika. Akurikira ka Noah. Noah ni umusore mutubangutse. Aya. Hindura icyuma we. Hindura icyuma. Maniga. Kagabo ushaka shinzi mbavukari. Yawe dore. Reba. Inyuma kwe. Reba kuri tagisi. Yawe tata we. Hano ari ubuvumo. Fakura samba kuri umusaso ariko. Sinzi. Yenjira ubuvumo. Don't even think about coming back here before he's dead. Umva udatageza mugobwe kwagaruka kuri base uwo musore taramwica. Ibazo umuntu mwazaje muri misiyo akareba gutuma kwica. We've arrived at the south entrance of the tunnel. Umva ategeza ku muryango w'amajyepfo w'ubuvumo. Atagira umuntu wese ugaruka atarica Noah. Ibazo umuntu w'umuvandimwe wanyu mwajanye kuri misiyo bakambatuma mu muhitani.
ese wowe nutabuzi kavana reba ku Whoever takes Noah out gets $100,000. umuntu uri bwica Noah ndamuha ibihumbi ijana by'idolari ni amafaranga menshi yongera ku mushahara wanyu. Barisuka abasore barisuka, kumbe Noah nawe ni bandi yazanye ibiturika ubuvumo bwose arabutega bwose za landmine baza ku buvumo. Agasore bihambiriye baze muri umuntu urwana afite impamvu abatandukanye n'urwana ashaka amafaranga. Nowe yifitiye umwana w'umukobwa urwaye virusi yamunze, bano bari bararwana bashaka amafaranga. Benjira ubuvumo. Fanda turimo turageramo indani. Musazi turaje tumurase bite birangira. Kumbuka bazajya. Hari wakaraje ku rutsinga. Mine zose. Cyangwa data. Bose. Ndani. Rangije. Noah boy. Noah. Bagenzi be. Aho mwari munda ko bibiri sha. Batarumena mabuye. Garcia. Bastard. Zabakoramo. Imbecile. Kagabo. Nabasigaye hanze. Akiri tunda. Give me a sit rep. What's going on with Now that we meze bit. Playing it now. Atrada tubicemura. Akivuga ngo abicemure haru wasotse nabi. Yewe data haru babicemuriyo. Afande. Bigiye kuducemura nibyo biducemura. Agaruka turu bicemure. Kumba ripa mu muhanda. Ripa byakomeye we. Geze hano. Ndoka yajya muri reverse. Bitensi ramera kurusha izindi. Abaza bahereza. Barimo barapfa umuti. Uri bubona uyu muti. Arabona agafaranga. Virusi yo tayari iri ku baturage. Umuti niwo barimo barapfa. Filimi rahawe. Bayise the cure. The premier for really. Kugiti niwo bibera we. Kuri bitandatu byawe. Araka. No wari muri bagenzi be. Noah. Umusazi mu murase biroroshe. Uyu nawe yivira n'undi. Waruje kugura umuti. Arabahereza. Cyambaye grenade ku rutugu. Ripara chegera. Achomora pini muri grenade. Akwema pini. Wa musenzo wakafe wasosa kahambirwe. Bakuye pini muri grenade. Soka ketwe n'umura wa mgawe. Chebwe data we. Pini miraha we. Nakubwiye sangara nazigiye we. Hani nambara. Barapfumuti we. Barapfumuti wa virusi. Ubona yewe induka miliyoneri mu masegonda. Nakubwiye bitandatu bya kugiti ntabwo ubuhombye. Bayise the cure. Ire we. Barabandi mu muhanda. Nambara ziraha. We abasenzi bafite ikitwa igikoresho sinzwe n'ubuvana amahoro. Fata misire. Kira muri tagati. Arangije afungura sentire. Raka ripa. Napima mapine. Ripa there. Bapima umusozi. Baridura umusozi. Dore amabuye y'umusozi. Chepe tatawi. Ripa. Yongera yicara mu modoka mw'ikankari. Yicara mw'ikankari. Ideya tudeya. Yewe mwihuze. Bihuta ikiko bahuta isosi. Bamennye umusozi. Yinjira ubuvumo. Ameingia ndani ya buvumo. Arabaca inyuma y'ubuvumo sasa. Bageza zirakurura. Hano ni igipfunsi gikora. Bose amasasu yabashiranye. Bose bazanye kuri misiyo. Ariko yafite impamvu arwana. Kumbe Reaper. Be advised, you guys are heading right into. Imbere yawe hari construction zone, hari chantier. Arabari kubaka umuntu ikiraro. Bageze hano zirirenga. Arabari kwishensiya. Chantier ngo niyo chantier mu Cyongereza. Ibiti bivayo. Yambara V8. Irirenga. Chantier ngo niyo chantier mu Cyongereza. Aba nawo mu buvumo sasa. Aba mu buvumo. Baragigira. Bagabo. Nambara we. Baracyafite ubera mu mirimo makeya bibuturikira hagati yabo. Senzi mena mugenzi wa gatorero
zongere buriya ntuzarwana n'umuntu afite impamvu arwana wowe uraho ushaka amafaranga Tayari Reaper dore imodoka kagabo karatwara ageze hano ukandeba inyuma gatoya abagabo bara sasa abasenzi kanze mbongeze ngo burya nuho umuntu uzamwongeze nuho umuntu uzamuhera imwe azane yitwa gasafuriya we mashini gani y'urutambi umuhanda rwagati yakubwiye uwo uzamwongeze yakubwiye ko ibitaro byawe ku biti ntabwo ubuhombye bamwishe Reaper yakubwiye da premier bari gupfa umuti virusi irari tayarageze mu baturage bari gupfa umuti ubona umutafite amamiliyari dore ibyo biti intambara y'umuti we n'iyi filime ni umuti urayisanga ku giti dawa ya moto ni igiti natangira umbe mugenzi we Nowa yagambaniwe buriya ngo uw'Imana igishizeho akaboko niyo waroga inshuro 100 ntacyo yaba akagabo karacyari kazima kagabo kavayo kamenya ukuri harafite kanuza areberaho bagenzi babo baherereye bakiri bazima abona hasigaye umwe Reaper nande nuri mu ndege kagabo gafite umutima kagabo gafite umutima arimo aragenda nawe inyuma ye wa mukobwa Zafal yakura umuriro we yakubwiye uw'Imana igifatiye ukuboko uw'Imana igikunze niyo waroga usubizamo niyo waroga ucurishana we ntacyo yaba umukobwa virusi irazamuka umukobwa arafite iminota mikeya virusi irazamuka tangira kurerembura amererembure iminota 0 arwana n'ubuzima arahanyanyaza ariko manega yitsimba hakuno manuka munsi y'ikiraro manuka munsi yo ku kinamba bana y'ibikoresho duhangane kumbe ubwo amanura indege ukontorora indege byanze maniga nakubwiye umukobwa nawe ubuzima buri habi umukobwa nawe arimo ararerembura ukontorora indege bitangira kwanga maniga yarataye imbunda subira inyuma afata igikoresho shyiramo yirekuriraho baneza kuri mugenzi we binjira amasaza ashyiramo indi magazine Tayari mugenzi we yagize gutya asimbutsamo intebe indege yabuze kontorori yewe tahabura gato Nowa ahagabo nawe umugabo narenga ntago azapfa pe umugabo gupfa ko biri kuri rangije hano harabazaga hano harabaribereye mu butembere bageze amaho bari baje mu butembere aho sheri adufata kariri bada kwifatira kariri DJ Eddie nako DJ Eddie wo kuruyenze yarasohokanye n'umukunzi shewe sheri ubusana hano komera ukari hazima hahiye ryari hazo muribwe dude mwana yo bene wanyu ufite imodoka nzajya kuranda wa musenzi nuko wewe imodoka yanjye nuko niba udashaka isasu wasohotse imodoka yawe nayo yitware nta kibazo yanigana yarayiba aratangira njye akamodoka kaba kajyana batyo Tayari atinyirukansi arimo aragenda areba mugenzi waho aherereye hano kuri satellite Tayari afite location yiwe after mission yari yahawe aranje mission baramubitrayinga after mission kobwa yarafunguye umutaka buzima buri habi ni Zafal ataya miti gabanya ubukana bwa virusi ariko ngugabanya amasaha 28 kobwa umutima uramucika
afite inyatsi zimwe zitwa ngo turawanze. Ya nyatsi y'igishegabo. Buriya ari inyatsi y'ingore hiraga kubitwa n'ingwa ko yo irakuzonga shawe. None inyatsi y'ingabo yo nimo gake. Aho iyi gishegabo yo biba bivanze bro iragukanyaga. Nimwe bitamu urukwega ntoryi. Irakuzonga niyo umukobwa afite. Yitera umuti biranga. Yitera umuti biranga. Yitera umuti biranga. Arawijomba koko. Kobwa amahirwe uremera. Awi. Niyo nyatsi y'igishegabo. Highway. Manu himpaswe. Hey. Manu nabayirya none. Uro gushimira biteka ryose. Mukobwa. Manu irabikoze. Nakubwiye nyatsi y'igishega biragatsindwa. Every one of those incompetent bastards is dead. Abasenzi bose kaduhanganye nabo Reaper bose bapfuye. Noah's out there. Sibyo ko Noah ari hano hanze. And he's gonna be looking for you, Reaper. Kandi ko biri kose Noah ari maraguhiga. To get me that case before he... Ndashaka umubone mbere yuko akubona nashaka iyo case. Umba kiri maravuga. Noah! Abenu uri modoka ya mugenzi we. Chebwa data we. Modoka ya Reaper. Uzongere wa musenzi we. Kagabo nakiyabirize. Umwana wanjye agomba buna umuti. Noah vayo. Hey! Bagabo barihambira. Modoka era mu giti. Era mu giti.net. Hariya hejuru niho wandika voice akadomo giti akadomo net. Kumbe! Reaper muturuka inyuma. Nagishurutsinga. Mbone gishurutsinga. Bana ya pisto. Kula slider. Bagabo ziragigira. Mucumita mu giti nyuma. Afata mu rubavu. Giti gisongoye. Kagabo nakarame de kuntu kireshya. Maza kije mu mwijima tu. Cyangwa nko munuza. Mugihaha. Bose n'abasirikare nawe wagaya. Sara gufata imbunda wa musenzi we. Kiramendi magazine. Ngo bafite isereri yashinze imbavu kenshi. Shiramo. Nawe bana icyuma ramubaga. Senzira. Bambi. Basirikare. Barakomagurana. Data we. Modoka. Iracyari mu giti.net. Bagabo. Bose. N'abasirikare hamwe. Deturune. Bagabo karabangutse we. Bagabo zira. Hey! Tuza sha! Tuza! Turiza muri Nyagasani! Calm down! Calm down! Tuza! Tuza! Yawe! Bagabo! Shingisha umugongo! Kandi ingoto! Bipfunsi ikigabo kirakomeye! N'abafata ingoto n'abarayikanda nakiniga ariko bose baranigana bose n'abasore mushyira hagati y'ibiti amamodoka iramanuka namuniga umugabo tangira kuririmbura kandi ingoto fata ingoto arayikanda kagabo tangira kubona ibiyeziyezi tangira kubona haje uruburo iyo umuntu agiye gupfa abona ibintu bidahari kanzi ngo tumugabo nari mu rubura. Hey! Ariko ukabona urupfa kabona imbunda. Abagaraga akanyamasengesho. Yarakanize. Gaza kafate utachi. Gakurura imbunda. Karangire karayegura. Reba filime. Reaper kirangaye. Reba filime. Aye. Mugatuza
ashyiraho imodoka ijya mu giti neza iparike impande y'igiti si bitandatu se niyo ya parikingi ku giti. Hey warangiza ugakubita n'umugabo ngo urabona wowe abasirikare baba barariwe ntuzakinisha umusoja niyo yaba ari retired ujye ugenda gake. Abagabo baba baraciye mu bintu bikomeye warangiza ukazana igikoma ngo urabona ngo kamaze urabona ngo twarakuranye ngo kwa padiri kuri paruwasi. Civilian ijya ufunga umunwa no kubita n'umusirikare ugenda gake. Umusore yavuyeyo n'umutara ufite hasigaye intambara yiwe na Fandi. Hey Noah Fandi sasa nadizo nahamagara. I know you can hear me. Ndabizi uri muranyuma nawe ramugambane ngo bamwice. And I know you're upset. Kandi ndabizi wanarakaye. But what you don't understand is this. Ariko ikintu kimwe utari masobanukirwa ni iki ngiki. We cannot give this cure to the public. Ntabwo uyu muti twawa isi yose ntabwo we can't give the cure to the public. The world's population is approaching 9 billion. Ati iyi si irimo imaze kuzuramo abaturage kuri miliyari 9. People. We release this medication and we will have catastrophic consequences. Nituramuka dufashe uyu muti tukawa isi yose biraza kubyara ingaruka zitari nziza. Now I promised you I'd take care of your daughter. Nagusezeranye ko ndata ku mukobwa wawe. And I'll keep that promise. Kandi iryo sezerano rwose nzarikurikiza nzanabikora. Bomba abantu. But you must return to me what is mine. Ariko ugomba ngarurire ibyanjye. You do that, everything that's happened is behind us. Uramutuzani uwo muti ibyabaye byose twabisiga inyuma. Your daughter's counting on you, Noah. Ati mukobwa wawe nayo yiringiye Noah. And you are running out of time. Kandi igihe kirimo kirakurengana. Oya. Are running out of time. Ahubwo Fandi nayo igihe cyarenganye. Ntabwo igihe kirandengana afite umuti w'umwana wanjye. Ahubwo igihe nayo kirimo kirarengana. Uzo nko byagenda kose. Hasigaye intambara ya Fandi na Noah. Hasigaye intambara yande nande na Noah. Oh! Iyi filime niba ifite kabiri yayo nibyo nazi. Ariko byamera kose ntabwo yabura. Biraherera he. Ibi byo muzabona muri kabiri we. Musora hangaye na Fandi. Bamwohereza abandi basirikare. Nimuzacikwe da Premier Firile. Ndabakunda cyane cyane. Kwanza ndi wano umubonjo. Ya aracari sakala da Premier umva. Narababwiye ngo ahantu honyine wasanga ibikoresho byo mu nzu byiza kandi bigezweho by'ikinyejana ni muri Kwizerwa Arts Furniture hariya ku Gisozi. Intebe nziza, masaramanje, bitako yo mu nzu, amagariderobe, ibitanda. Buriya nta kintu cyoza kubona umuntu ari umusirimu ariko atuye habi cyangwa se afite ibintu byo mu nzu biraho bigoswe. Rero Kwizerwa Arts Furniture yaje ari igisubizo ku banyarwanda ndetse aho waba uri hose. Wowe tanga komande tuyikugezeho vuba cyane byihuse. Kwizerwa Arts Furniture. Ibaza n'abantu usanga aravuga indi nanjye abanyarwanda urumva kambasangiza ibyiza. Nta mpamvu yo kubyihererana. Nawe ndebera intebe z'ikinyejana. Saramanzi byiza cyane. Hamwe udaterwa ipfunwe no kwemvita abantu iwawe. Kubera ukuntu haba hasa. Chene byinshi bitandukanye ni kuri iyo nimero wahamagara Kwizerwa Arts Furniture cyangwa se no kuri IG kuri Instagram udusazanye kuri Kwizerwa Arts Furniture. Igice cya 27 abasobanurira iby'ubwami bw'Imana abyitondeye. Igihe Pawulo yari afungiwe i Roma yakomeje kubwiriza. Ibyakozwe igice cya 28 umurongo wa 11 kugeza ku wa 31. Paragrafu ya mbere. Ikibazo. Ni ikihe cyizere Pawulo na bagenzi be bari bafite, kandi se niki cyatumye bagira icyo cyizere? Ubwato bwari bufite ikimenyetso cy'abana ba Zewu, bukaba bushobora kuba bwari ubwato bunini bwatwaraga ibinyampeke. Bwahagurutse ku kirwa cyo mu nyanja ya Mediterane cya Malta bwerekeje mu Butaliyani. Hari mu mwaka wa 59. Bwarimo intumwa Pawulo, icyo gihe wari imfungwa irinzwe n'abasirikare, akaba yari kumwe n'abakristo bagenzi be ari bo Luka na Aristariko.
abo babwiriza bari batandukanye n'abasare kuko bo batishingikirizaga ku burinzi bw'abana b'impanga b'Imana y'Abagiriki Zewu ari bo Castor na Pollux. Ahubwo Pawulo na bagenzi be bakoreraga Yehova, we wamenyesheje Pawulo ko yari kuzahamiriza ukuri i Roma kandi agahagarara imbere ya Kayisari. Paragarafu ya 2 n'iya 3. Ikibazo: ubwato Pawulo yarimo bwanyuze he kandi ni ubuhe bufasha yabonye kuva gitangira urwo rugendo? Ubwo bwato bwahagaze i Sirakuza, umujyi mwiza wo muri Sisile wari ukomeye nka Atene na Roma, buhamara iminsi 3 maze bukomeza bwerekeza i Regio mu majyepfo y'Ubutaliyani. Hanyuma ubwo bwato bwakoze urugendo rw'ibirometero 320 bubifashijwemo n'umuyaga bugera ku cyambu cy'Ubutaliyani cya Puteoli hafi y'umujyi wa Naples wo muri iki gihe, buhakoresheje igihe gito cyane kuko bwahageze ku munsi wa 2. Icyo gihe Pawulo yari atangiye igice cya nyuma cy'urugendo rwe ajya i Roma, aho yagombaga kuzahagarara imbere y'umwami w'abami Nero. Kuva urwo rugendo rwatangira kugeza rurangiye, Imana nyir'ihumure ryose yari kumwe na Pawulo. Urwandiko rwa 2 rwandikiwe Abakorinto, igice cya 1 umurongo wa 3. Nkuko turi bubibone, ubwo bufasha ntibwigeze bugabanuka, kandi na Pawulo ntiyigeze agabanya ishyaka yagiraga mu murimo w'ubumisiyonari. Pawulo yashimiye Imana kandi aterwa inkunga. Ibyakozwe, igice cya 28 umurongo wa 14 n'uwa 15. Paragarafu ya 4 n'iya 5. Ikibazo cya A: Pawulo na bagenzi be bakiriwe bate bageze i Puteoli, kandi se kuki yahabwaga umudendezo usesuye? Ikibazo cya B: iyo abakristo bafunzwe bagaragaje imyifatire myiza, bigira akahe kamaro? Pawulo na bagenzi be bageze i Puteoli bahasanze abavandimwe, barabinginga ngo bagumane nabo iminsi 7. Ibyakozwe, igice cya 28 umurongo wa 14. Mbega ukuntu abo bakristo bagaragaje urugero rwiza mu birebana no kwakira abashyitsi! Nta gushidikanya ko abo bavandimwe bagaragaje umuco wo kwakira abashyitsi, babonye imigisha myinshi kubera ko Pawulo na bagenzi be babateye inkunga mu buryo bw'umwuka. Ariko se kuki imfungwa yari irinzwe n'abasirikare yahabwaga umudendezo ungana utyo? Bishobora kuba byaratewe n'uko imyifatire ya Pawulo yatumye abo basirikare b'Abaroma bamugirira icyizere mu buryo bwuzuye. Mu buryo nk'ubwo muri iki gihe, igihe abahamya ba Yehova babaga bari muri gereza no mu bigo byakoranyirizwagamo imfungwa, akenshi bahabwaga umudendezo udasanzwe bitewe n'imyifatire yawo ya Gikristo. Urugero, muri Rumaniya hari umugabo wari warakatiwe imyaka 75 azira ubujura, watangiye kwiga ijambo ry'Imana maze arahinduka, agira imico myiza cyane. Ibyo byatumye abayobozi ba gereza bamutuma mu mujyi, atarinzwe ajya kugura ibikoresho bya gereza. Birumvikana ariko ko ikirenze ibyo byose ari uko imyifatire yacu myiza ihesha Yehova ikuzo. Paragarafu ya 6 n'iya 7. Ikibazo: abavandimwe b'i Roma bagaragaje bate urukundo rudasanzwe? Pawulo na bagenzi be bavuye i Puteoli bashobora kuba barakoze urugendo rw'ibirometero 50 n'amaguru bakagera i Capua ku muhanda wa Apio ugana i Roma. Uwo muhanda wari uzwi cyane, wari ushashemwo amabuye magari. Iyo wanyuragamo wagendaga ureba uturere twiza cyane two mu cyaro cyo mu Butaliyani, kandi hamwe na hamwe wagendaga ubona inyanja ya Mediterane. Nanone uwo muhanda wanyuzaga abagenzi mu bishanga bya Ponte biri ku birometero 60 uvuye i Roma, ahari isoko rya Apio. Luka yanditse avuga ko igihe abavandimwe b'i Roma bumvaga inkuru yabo, bamwe baje kubasanganira ku isoko, abandi bo bakabategerereza hitwa ku macumbi 3 aho abagenzi baruhukiraga ku birometero 50 uvuye i Roma. Mbega urukundo rudasanzwe! Isoko rya Apio ntiryari rifite ahantu heza umugenzi wakoze urugendo runaniza yashoboraga kuruhukira. Umusizi w'Umuroma wandikaga ibisigo witwaga Horace avuga ko iryo soko ryabaga ryuzuye abasare n'abanyamacumbi b'abahemu. Yanditse ko amazi yaho yabaga ari umwanda, ndetse we ntiyashoboraga kurya ibyo kurya byaho. Nubwo hari ibyo bibazo byose ariko, itsinda ry'abavandimwe baturutse i Roma bari bategereje Pawulo na bagenzi be bishimye kugira ngo babaherekeze basoze urugendo rwabo amahoro.
Paragarafu ya 8. Ikibazo. Kuki Pawulo yashimiye Imana abonye abavandimwe be? Iyo nkuru ivuga ko Pawulo abonye abavandimwe be yashimiye Imana kandi bimutera inkunga. Ibyakozwe igice cya 28 umurongo wa 15. Koko rero, kuba iyo ntumwa yarabonye abo bantu yakundaga byonyine kandi bamwe muri bo bakaba yarabazi neza, byaramukomeje kandi biramuhumuriza. Kuki Pawulo yashimiye Imana? Yari azi ko urukundo ruzira ubwikunde ari kimwe mu bigize imbuto z'umwuka. Muri iki gihe nabwo umwuka wera utuma abakristo bitangira bagenzi babo kandi bagahumuriza ababikeneye. Paragarafu ya 9. Ikibazo. Twakwigana dute abavandimwe bagiye gusanganira Pawulo? Urugero, umwuka wera utuma abantu bafite imitima ishimira bacumbikira abagenzuzi b'uturere, abamisiyonari n'abandi bakozi b'igihe cyose. Abenshi muri abo bakozi b'igihe cyose baba barigomwe byinshi kugira ngo bakorere Yehova mu buryo bwuzuye. Ibaza uti, ese nshobora gukora byinshi kugira ngo nshyigikire uruzinduko rw'umugenzuzi usura amatorero, wenda nkamucumbikira we n'umugore we niba yarashatse? Ese nshobora gushyiraho gahunda yo kujyana nabo kubwiriza? Nubigenza utyo uzabona imigisha myinshi. Urugero, tekereza ukuntu abavandimwe b'i Roma bishimye igihe Pawulo na bagenzi be bababwiraga amakuru menshi ateye inkunga. Kavugwa n'aba ahantu hose. Ibyakozwe igice cya 28 umurongo wa 16 kugeza ku wa 22. Paragarafu ya 10. Ikibazo. Igihe Pawulo yari i Roma yabayeho ate kandi se yakoze iki akigerayo? Amaherezo bageze i Roma maze Pawulo yemererwa kuba ukwe, ariko ahabwa umusirikare umurinda. Ibyakozwe igice cya 28 umurongo wa 16. Ababaga bafunzwe mu buryo bworoheje, ubusanzwe babaga bafite umunyururu bahuza n'umurinzi kugira ngo badatoroka. Nubwo byari bimeze bityo, Pawulo yakomeje kuba umubwiriza w'ubwami kandi umunyururu ntiwashoboraga kumucecekesha. Niyo mpamvu amaze kuruhuka iminsi 3, yateranyije abari bakomeye bo mu Bayahudi b'i Roma kugira ngo abibwire kandi ababwirize. Paragarafu ya 11 n'iya 12. Ikibazo. Igihe Pawulo yavuganaga na bagenzi be b'Abayahudi, yagerageje ate gukuraho urwikekwe urwo ari rwo rwose bashobora kuba bari bafite? Pawulo yarababwiye ati, bavandi, nubwo nta kosa nakoreye aba bantu cyangwa ngo ngire icyo nkora kinyuranyije n'imigenzo ya ba sogokuruza, i Yerusalemu bampaye Abaroma bangira imfungwa. Bamaze kugenzura ibyanjye bashaka kundekura kuko nta mpamvu babonye yo kunyica. Ariko kubera ko Abayahudi bakomeje gusakuza babirwanya, byabaye ngombwa ko njuririra Kayisari, ariko bidatewe nuko hari icyo mbarega. Ibyakozwe igice cya 28 umurongo wa 17 kugeza ku wa 19. Igihe Pawulo yitaga Abayahudi bari bamuteze amatwi abavandimwe, yageragezaga gushaka icyo bahuriraho kandi yifuzaga ko badakomeza kumwishisha. Nanone yasobanuye mu buryo bwumvikana neza ko atarazanywe no gushinja bagenzi be b'Abayahudi, ahubwo ko yaraje kujuririra Kayisari. Icyakora Abayahudi b'i Roma ntibari barigeze bumva iby'ubujurire bwa Pawulo. Kuki Abayahudi b'i Yudaya bashobora kuba bataramenyesheje abandi ayo makuru? Hari igitabo cyagize kiti, ubwato Pawulo yarimo bushobora kuba ari bwo bwa mbere bwageze mu Butaliyani nyuma y'igihe cy'amezi y'imbeho, mbere y'uko abari bahagarariye ubuyobozi bw'Abayahudi Yerusalemu bahagera, cyangwa ibaruwa isobanura icyo kibazo. Paragarafu ya 13 n'iya 14. Ikibazo. Pawulo yatangiye ate kuvuga iby'ubwami kandi se twakwigana dute urugero rwe? Pawulo yatangiye kubabwira ibyerekeye ubwami akoresheje amagambo yari gutuma Abayahudi bari bamusuye barushaho kugira amatsiko. Yarababwiye ati, mu by'ukuri icyo nicyo cyatumye ninginga nshaka kubonana namwe no kugira icyo mbabwira, kuko ibyiringiro by'Abisirayeli ari byo byatumye mboheshwa uyu munyururu. Ibyakozwe igice cya 28 umurongo wa 20. Birumvikana ko ibyo byiringiro byari bishingiye kuri Mesiya n'ubwami bwe, nk'uko itorero rya Gikristo ryabitangazaga. Abakuru b'Abayahudi baramushubije bati, turabona bikwiriye ko twumva ibitekerezo byawe, kuko mu by'ukuri tuzi ko ako gatsiko k'idini kavugwa n'aba ahantu hose. Ibyakozwe
igice cya 28 umurongo wa 22. Mu gihe tubonye uburyo bwo kubwiriza ubutumwa bwiza, dushobora kwigana Pawulo, tukavuga amagambo akangura ibitekerezo, cyangwa tukabaza ibibazo bituma abaduteze amatwi bashimishwa. Dushobora kubona ibitekerezo by'ingirakamaro mu bitabo byacu, urugero nk'igitabo ngukirwa n'inyigisho z'ishuri ry'umurimo wa giteokrasi, n'agatabo itoze gusoma no kwigisha. Mbese ukoresha neza ibyo bitabo by'imfashanyigisho za Bibiliya? Yadusigiye urugero mu birebana no gusobanura iby'ubwami bw'Imana abyitondeye. Ibyakozwe igice cya 28 umurongo wa 23 kugeza ku wa 29. Paragrafu ya 15 ikibazo. Ni ibihe bintu bine by'ingenzi bikubiye mu buhamya Pawulo yatanze? Ku munsi bari bumvikanyeho, abo Bayahudi baje ari benshi basanga Pawulo ku icumbi rye. Pawulo yabasobanurira iby'ubwami bw'Imana byitondeye, ahera mu gitondo ageza nimugoroba. Hanyuma yifashisha amategeko ya Mose n'ibyavuzwe n'abahanuzi, abemeza ibya Yesu. Ibyakozwe igice cya 28 umurongo wa 23. Ubuhamya Pawulo yatanze bukubiyemo ibintu bine by'ingenzi. Icya mbere, yibanze ku bwami bw'Imana. Icya kabiri, yagerageje kugera ku mutima bari bamuteze amatwi, abemeza. Icya gatatu, yabafashije gutekereza ku byanditswe. Icya kane, yagaragaje imyifatire izira ubwikunde, akomeza kubabwiriza, ahera mu gitondo ageza nimugoroba. Mbega urugero rwiza yadusigiye! None se byagize akahe kamaro? Bamwe barizeye, ariko abandi ntibizera. Luka avuga ko abantu bacitsemo ibice, maze bagahita bigendera. Ibyakozwe igice cya 28 umurongo wa 24 n'uwa 25a. Paragrafu ya 16 kugeza ku ya 18 ikibazo. Kuki Pawulo atatunguwe nuko Abayahudi b'i Roma banze kwemera ubutumwa yababwiraga, kandi se twagombye kumva tumeze dute mu gihe abantu banze ubutumwa bwacu? Ibyo ntibyatangaje Pawulo, kuko byari bihuje n'ubuhanuzi bwa Bibiliya, kandi akaba atari ubwa mbere yari abonye abantu bitwara batyo. Niyo mpamvu Pawulo yabwiye abanze kumva ibyo yababwiraga bakagenda ati, Umwuka Wera wabivuze ukuri, ubwo wabwiraga ba sogokuruza banyu binyuze ku muhanuzi Yesaya. Waravuze uti, sanga abo bantu babwira uti, muzumva ariko ntimuzasobanukirwa. Muzareba ariko ntacyo muzamenya. Aba bantu ntibumva. Ibyakozwe igice cya 28 umurongo wa 25b kugeza ku wa 27. Ijambo ry'umwimerere ryahinduwemo ngo ntibumva ryumvikanisha umutima wagiyeho ibinure byinshi, bigatuma ubutumwa bw'ubwami butawinjiramo. Mbega ibintu bibabaje! Pawulo yashoje avuga ko ubwo butumwa Abayahudi bari bamuteze amatwi banze, abanyamahanga bari kuzabwumva nta kabuza. Ibyakozwe igice cya 28 umurongo wa 28. Koko rero, iyo ntumwa yashoboraga kubivugana ubutwari, kuko yari yariboneye abanyamahanga benshi bitabiriye ubutumwa bw'ubwami. Kimwe na Pawulo, ni mucyo natwe tujye twirinda kurakara mu gihe abantu banze ubutumwa bwiza. N'ubundi kandi, tuzi ko abantu bake cyane ari bo babona inzira igana ku buzima. Byongeye kandi, mu gihe abafite imitima itaryarya bahindukiriye ugusenga k'ukuri, tujye twishima kandi tubakirana urugwiro. Yababwirizaga iby'ubwami bw'Imana. Ibyakozwe igice cya 28 umurongo wa 30 n'uwa 31. Paragrafu ya 19 ikibazo. Ni mu buhe buryo Pawulo yakoresheje neza igihe cye? Luka asoza inkuru yavuga amagambo atera inkunga rwose, kandi asusurutsa umutima, agira ati, nuko Pawulo amara imyaka 2 yose aba mu nzu yakodeshaga, kandi abazaga kumusura bose yabakiraga bishimiye, akababwiriza iby'ubwami bw'Imana, kandi akabigisha iby'Umwami Yesu Kristo afite ubutwari, nta kintu na kimwe kimubangamiye. Ibyakozwe igice cya 28 umurongo wa 30 n'uwa 31. Mbega ukuntu yatanze urugero rwiza mu birebana no kwakira abashyitsi, kugaragaza ukwizera n'ishyaka.
Paragarafu ya 20 n'iya 21 ikibazo. Vuga zimwe mu ngero z'abo umurimo Pawulo yakoreye i Roma wafashije. Umwe muri abo bantu Pawulo yakiranye urugwiro ni umugaragu w'i Kolosayi witwaga Onesimo wari waratorotse shebuja. Pawulo yafashije Onesimo ahinduka umukristo, hanyuma Onesimo nawe abera Pawulo umuvandimwe we yakundaga kandi wizerwa. Pawulo yaravugaga ati, umwana wanjye Onesimo uwo nabyaye. Filemoni umurongo wa 10 kugeza ku wa 12. Onesimo agomba rwose kuba yarateraga Pawulo inkunga cyane. Ibisobanuro bigira biti, Pawulo yifuzaga kugumana Onesimo, ariko yari kuba yishe itegeko ry'Abaroma, kandi akaba avogereye uburenganzira bwa shebuja wa Onesimo, umukristo witwaga Filemoni. Niyo mpamvu Onesimo yasubiye kwa Filemoni, ajyanye urwandiko Pawulo yari yandikiye Filemoni, amutera inkunga yo kwakirana urugwiro uwo mugaragu we, akamwakira nk'umuvandimwe we bahuje ukwizera. Ibisobanuro birarangiye. Hari n'abandi urugero rwiza Pawulo yatanze rwafashije. Yandikiye Abafilipi ati, ibyambayeho byatumye ubutumwa bwiza butera imbere aho kububera inkomyi, ku buryo ibyanjye byamamaye cyane mu basirikare bose barinda Kayisari no mu bandi bose, ko naboshywe nzira kwizera Kristo. Abavandimwe bari mu mwami hafi ya bose, ingoyi zanjye zabateye kugira icyizere, none barushaho kugaragaza ubutwari bwo kuvuga ijambo ry'Imana badatinya. Abafilipi igice cya mbere umurongo wa 12 kugeza ku wa 14. Paragarafu ya 22 ikibazo. Ni mu buhe buryo Pawulo yakoresheje neza igihe yari afite ubwo yari afungiwe i Roma? Pawulo yakoresheje neza igihe yari afite ubwo yari afungiwe i Roma, yandika amabaruwa y'ingenzi, ubu akaba ari amwe mu bigize ibyanditswe by'ikigiriki bya Gikristo. Ayo mabaruwa yagiriye akamaro abakristo bo mu kinyejana cya mbere yandikiwe. Natwe amabaruwa Pawulo yanditse adufitiye akamaro kuko inama zahumetswe yatanze ari iz'ingenzi muri iki gihe nk'uko byari bimeze igihe zandikwaga. Ibisobanuro by'inyongera. Amabaruwa 5 Pawulo yanditse afungiwe i Roma bwa mbere. Mu mabaruwa Pawulo yanditse 5 muri yo yanditswe ahagana mu mwaka wa 60 kugeza ku wa 61 igihe yafungirwaga i Roma bwa mbere. Mu ibaruwa Pawulo yandikiye mugenzi we Filemoni bari bahuje ukwizera, yasobanuye ko umugaragu wa Filemoni wari waramutoretse witwaga Onesimo yari yarahindutse umukristo. Pawulo yari se wa Onesimo mu buryo bw'umwuka, kandi yohereje uwo mugaragu utari ufite icyo amaze mbere, asubira kwa shebuja ari umuvandimwe w'umukristo. Mu ibaruwa Pawulo yandikiye Abakolosayi yagaragaje ko Onesimo yabanaga nabo. Onesimo na mugenzi we w'umukristo witwaga Tukiko niwe bahawe inshingano yo kujyana ayo mabaruwa yombi tumaze kuvuga, hamwe n'ibaruwa Pawulo yandikiye Abefeso. Igihe Pawulo yandikiraga Abafilipi yavuze iby'ingoyi ze kandi avuga imimerere y'uwari ujyanye iyo baruwa. Icyo gihe ikaba yari itwawe na Epafuradito. Abafilipi bari barohereje Epafuradito ngo ajye gufasha Pawulo. Ariko Epafuradito yararwaye ndetse yenda gupfa. Nanone yarihebye kubera ko Abafilipi bumvise ko yari yararwaye. Niyo mpamvu Pawulo yababwiye ko bagombaga kujya bubaha cyane abantu bameze batyo. Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 25 kugeza ku wa 30. Ibaruwa yandikiwe Abaheburayo yari igenewe Abakristo b'Abaheburayo bo muri Yudaya. Nubwo iyo baruwa itagaragaza uwayanditse, hari ibihamya byemeza ko ari Pawulo. Yanditswe mu buryo Pawulo yandikagamo. Pawulo yohereje intashyo z'abavandimwe bo mu Butaliyani, kandi avuga ko Timoteyo yari kumwe nawe i Roma. Ibisobanuro birarangiye. Paragarafu ya 23 n'iya 24 ikibazo. Ni mu buhe buryo Abakristo benshi bo muri iki gihe biganye Pawulo bakagaragaza imyifatire myiza nubwo bafunzwe barengana? Igihe Pawulo yafunguriwe ntikivugwa mu byakozwe, ariko yari amaze imyaka inafunzwe. Ibiri akaba yarayimaze i Kayisariya, indi 2 akayimara i Roma. Icyakora yakomeje kurangwa n'icyizere kandi yakoraga ibyo ashoboye byose mu murimo w'Imana. Mu buryo nk'ubwo, abagaragu ba Yehova benshi muri iki gihe bakomeje kurangwa n'ibyishimo
kandi bakomeza kubwiriza nubwo bafunzwe barengana bazira ukwizera kwabo. Reka dufate urugero rwa Adolfo wafungiwe muri Espanye azira kutivanga muri politiki. Hari umusirikare wamubwiye ati, uradutangaza cyane, twakomeje kugukorera ibintu bibi cyane, ariko uko twarushagaho kukugirira nabi niko warushagaho kurangwa n'akanyamuneza, kandi buri gihe wavugaga neza. Byageze aho bizera Adolfo cyane ku buryo batari bagikinga urugi rwa kasho yari afungiwemo. Abasirikare bazaga kumusura bakamubaza ibibazo byerekeranye na Bibiliya, ndetse umwe mu barinzi yajyaga muri kasho ya Adolfo gusoma Bibiliya, Adolfo agacunga ko hagira uza. Bityo imfungwa niyo yarindaga umurinzi wa gereza. Turifuza ko urugero rwiza rw'abo bahamya bizerwa rwatuma turushaho kugaragaza ubutwari bwo kuvuga ijambo ry'Imana tudatinya, kabone niyo twaba turi mu mimerere igoranye. Ibisobanuro by'inyongera. Ubutumwa bwiza bwabwirijwe mu baremwe bose. Ahagana mu mwaka wa 61, igihe intumwa Pawulo yari afungiwe i Roma, yanditse ko ubutumwa bwiza bwari bwarabwirijwe mu baremwe bose bari munsi y'ijuru. Abakolosayi, igice cya mbere, umurongo wa 23. Ayo magambo twagombye kuyumva dute? Bisa naho Pawulo yashakaga gusobanura muri rusange ukuntu ubutumwa bwiza bwari bwarageze kure. Urugero, mu kinyejana cya 4 mbere ya Yesu, Alexandre Rogra yari yarageze muri Aziya ku mupaka w'Ubuhinde. Mu mwaka wa 55 mbere ya Yesu, Yuriyo Kayisari yateye Ubwongereza, kandi mu mwaka wa 43 Karawudiyo yari yarigaruriye igice cy'amajyepfo cy'icyo kirwa, akigira intara y'ubwami bwa Roma. Uburasirazuba bwa kure nabwo bwari buzwi kuko ariho haturukaga imyenda y'ihariri. None se ubutumwa bwiza bwari bwarabwirijwe mu Bwongereza, mu Bushinwa no mu burasirazuba bwa Aziya? Uko bigaragara bwari butarabwirizwayo. Koko rero, igihe Pawulo yandikiraga Abakolosayi, yari ataragera ku ntego yari yarishyiriyeho, nkuko yabivuze mu mwaka wa 56 yo kubwiriza mu ifasi yari itarabwirizwamo yo muri Espanye. Icyakora ahagana mu mwaka wa 61 ubutumwa bw'ubwami bwari buzwa ahantu henshi. Nubwo bwari butaragera mu tundi duce, bwari bwarageze mu turere Abayahudi n'abandi bahindukiriye idini ry'Abayahudi babatijwe kuri Pentekote yo mu mwaka wa 33 bari batuyemo, ndetse no mu tundi turere intumwa za Yesu zagezemo. Ibisobanuro birarangiye. Paragrafu ya 25 n'iya 26. Ikibazo: mu myaka itageze kuri 30, ni ubuhe buhanuzi bushishikaje Pawulo yabonye busohozwa, kandi sibyo bihuriye he n'ibibaho muri iki gihe? Inkuru ishishikaje yo mu gitabo cy'Ibyakozwe isoza ivuga iby'intumwa ya Kristo yari ifungiwe mu rugo, yabwirizaga iby'ubwami abazaga kuyisura bose. Mu gice cya mbere twasomye ibyerekeye inshingano Yesu yahaye abigishwa be igihe yababwiraga ati, umwuka wera nubazaho muzagira imbaraga, kandi muzambera abahamya i Yerusalemu, i Yudaya n'i Samariya, mugere no mu turere twa kure cyane tw'isi. Ibyakozwe igice cya mbere umurongo w'8. None mu gihe kitageze ku myaka 30, ubutumwa bw'ubwami bwari bwarabwirijwe mu baremwe bose bari munsi y'ijuru. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 23. Mbega ukuntu ibyo bigaragaza imbaraga z'umwuka w'Imana! Muri iki gihe uwo mwuka w'Imana watumye abavandimwe ba Kristo basigaye basutsweho umwuka hamwe na bagenzi babo bagize izindi ntama, bashobora gukomeza gusobanura iby'ubwami bw'Imana babyitondeye mu bihugu birenga 240. Ese bifatanya muri uwo murimo mu buryo bwuzuye? Ibisobanuro by'inyongera. Ubuzima bwa Pawulo nyuma y'umwaka wa 61. Birashoboka ko mu mwaka wa 61 aribwo Pawulo yagiye imbere y'umwami w'abami Nero, uko bigaragara akaba yaramugize umwere. Ntituzi byinshi kubirebana n'ibyo yakoze nyuma yaho. Niba yaragiye mu rugendo yari yarateganyije rwo kujya muri Espanye, birashoboka ko yarukoze muri icyo gihe. Ahagana mu mwaka wa 95, uwitwa Clement w'i Roma yanditse ko Pawulo yageze ku mpera z'uburengerazuba. Duhereye ku mabaruwa 3 Pawulo yanditse amaze gufungurwa, ni ukuvuga ibaruwa ya mbere n'iya kabiri yandikiye Timoteyo niyo yandikiye Tito, tumenya ko yagiye i Kirete, i Makedoniya, i Nikopoli n'i Tiro.
birashoboka ko igihe yari Nikupoli mu Bugiriki aribwo yongeye gufatwa. Uko byaba byaragenze kose, ahagana mu mwaka wa 65 Pawulo yari yarongeye gufungirwa i Roma. Icyo gihe bwo Nero ntiyamugiriye impuhwe. Koko rero umuhanga mu by'amateka w'Umuroma witwaga Tasite avuga ko igihe inkongi y'umuriro yayogozaga uwo mujyi mu mwaka wa 64, Nero yabeshye abakristo ko aribo bawutwitse, maze atangira gahunda yo kubatoteza bigiranye ubugome bwinshi. Mu ibaruwa ya kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, icyo gihe akaba yari azi ko yari hafi gupfa, yamusabye kuzana na Mariko bidatinze. Birashishikaje kubona ukuntu Luka na Onesiforo bagize ubutwari bagashyira ubuzima bwabo mu kaga kugira ngo bahumurize Pawulo. Koko rero, umuntu wavugiraga mu ruhame ko ari umukristo yabaga yishyize mu kaga ko gufatwa kandi akicwa urubozo. Pawulo ashobora kuba yarishwe azize ukwizera kwe nyuma gato y'aho arangije kwandika ibaruwa yandikiye Timoteyo mu mwaka wa 65. Bivugwa ko hashize imyaka 3 Pawulo yishwe azira ukwizera kwe, Nero ubwe nawe yishwe. Ibisobanuro birarangiye. Igice kirarangiye.